Shalom bakundwa muri Kristo Yesu. Twongeye kubaha ikaze hano kuri Senga Ubohoke. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Cyane cyane mwebwe abakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. N'abarimo baragenda bazikora, Imana ibagirire neza. Uwiteka abahaza ibyiza biva mu ijuru, kandi imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'umwami Yesu Kristo, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, imbaraga z'Uwiteka zibamanukire, zibabohore mu izina rya Yesu Kristo. Abanezezwa no kuba hano hantu, ntabwo muzigera mwicuza, ntuzigera wicuza kuza hano kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke. Uzajya uhavana ubwenge bw'Imana, ubumenyi budasanzwe, uhavana imbaraga z'Imana zidasanzwe. Ni ahantu nyine uri ahantu hakwiriye kandi uri kumva ibikwiye. Uwiteka aguhe umugisha. Tugarutse rero nanone mu ijambo ry'Imana, ariko rihishura bimwe biba bihishwe amaso yacu, kandi rigaruka rikongera rikagaruka ku bumenyi bw'umwuka, bw'isi y'umwuka, ku bumenyi bw'isi y'umwuka. Twabonye ko isi y'umwuka niyo itegeka iyi si igaragara. Hano mu isi nta butware bwa kimuntu buriho inyuma yabwo hatari ubutware buturuka mu mwuka bwimitse. Ubwo butware, nubona ubutware bw'abana b'abantu cyangwa se ubutegetsi bwa kimuntu, ujye umenya ngo mu mwuka hari ubundi bushobozi, ubundi butware bwimitse ubutware bwa kimuntu. Ni ukuvuga ngo rero ni byiza kumenya cyane isi y'umwuka, tugasabana nayo, tukamenya uko tudiringa nayo. Ndetse igihe cyose wisanze mu bibazo, ugahita umenya uburyo bworoshye bwo kubikemura ubihereye mu mizi. Kuko twabonye yuko isoko y'ibibazo byose ari isi y'umwuka. Isoko y'ibisubizo ni isi y'umwuka. Ntushobora hano mu isi kugira icyo ubasha gukora ngo kigukundire utagihawe cyangwa se bitategetswe n'isi y'umwuka. Bamwe mubona bafite amazina akomeye, bakomeye cyane bo mu isi. Hano mu isi ushaka gukomera cyane, ushaka gukomera ukagira izina rikomeye, ukagira izina rihambaye, bizagusaba kugira ngo umenye isi y'umwuka. Utazi isi y'umwuka ntibishoboka ko wowe wakomera. Abakomeye rero bose ujye umenya ngo bafite isi y'umwuka yabahaye gukomera. Abatarahawe gukomera ngo babihabwe n'isi y'umwuka twita ijuru, iyobowe n'Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi. Ngo Imana aba ariyo yamuhaye gukomera, ikamuha icyubahiro n'igitinyiro abafite. Aba yarabihawe n'isi y'umwijima, igice cya Satani. Kuko mu gice cya Satani barimika, bakazamura umuntu, bakamuha ikuzo, bakamuha imbaraga, bakamuha icyubahiro. Ese ibyo mvuze kugira ngo ndabeshya? Umva ukuntu Satani yabwiye Yesu. Yaramubwiye ngo nupfukama ukandamya, ndaguha ubwami bwose bwo mu isi n'ikuzo ryabwo, ngo kuko ari jye wagize gute, wabugabanye. Ntabwo Yesu yigeze ahakanya Satani ngo amubwire ngo Satani wibeshye. Ahubwo icyo Yesu yamubwiye, yaramubwiye ngo handitswe ngo uzapfukamira Imana yonyine gusa, ariyo uramya gusa. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu bashobora guhabwa ubutunzi n'isi y'umwijima, bagahabwa icyubahiro n'isi y'umwijima, bagahabwa gutwara n'isi y'umwijima, ariyo isi y'umwuka iyobowe na Satani. Ariko hari n'abandi bimikwa, bagahabwa icyubahiro, bagahabwa ubutunzi, bagahabwa imigisha, bagahabwa kwamamara, babihawe n'Imana umuremyi w'abaremye. Ni ngombwa rero kumenya isi y'umwuka impande zombi.
ukamenya isi y'umwuka twita ijuru, ukamenya n'isi y'umwuka twita ikuzimu. Aka kanya rero tuje kuvuga ku ibintu bitatu bikomeye bifite icyo bivuze ku buzima bw'umuntu. Noneho ibi bintu bitatu tugiye kuvuga, tugiye guhishura, bifite icyo bivuze ku buzima bw'umuntu iyo byajyanywe mu isi y'umwijima. Uwo muntu akaba atari umuntu wamenye Imana, wasobanukiwe Imana by'ukuri kandi usabana nayo, ahura n'akaga. Ibintu bitatu isi y'umwijima ishobora gufata, ishobora kuba ifite by'umuntu, ubuzima bw'umuntu bukajya mu kaga igihe cyose uwo muntu atamenye cyangwa se atazi Imana, akaba adasenga, akaba adasabana n'Imana, ahura n'akaga. Ashobora gupfa mu buryo bukenyutse udafite Imana. Impanuka ishobora kumutwara mu buryo butunguranye. Ashobora guterwa icyo twita icumu rya kirozi. Ashobora kugira gute? Ashobora gukubitishwa ihembe, ashobora gukubitishwa inkuba mu isi ya kirozi. Ibi bintu bitatu biri ku bicaniro by'abadayimoni cyangwa se byafashwe bikajyanwa mu isi y'umwuka. Mana nyir'icyubahiro, ni wowe uhishura ibihishwe, ni wowe uduha ubwenge bwo kumenya ibitamenywa, ni nawe uduha guhishurirwa ibyo twebwe tutabasha guhishurirwa. Umwuka wawe wera mwohereze ahishura ibi bintu, kugira ngo uyu mwuka wera aburire kandi yigishe buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, kugira ngo Mwami buri wese uza kuri Senga Ubohoke ahindurirwe kuba umuntu udakorwaho n'imbaraga z'ubupfumu, udatsindwa n'imbaraga z'uburozi, udatsindwa n'imbaraga z'abakonikoni, udatsindwa n'imbaraga za Satani. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, Mwuka wera twigisha ibi bintu tugamije kugira ngo abaza kuri Senga Ubohoke babohoke, bamenye, basobanukirwe, ndetse n'igihe uwafashe ibyemezo byo kukwegera no gusenga amenye uko yitwara muri ubuzima, amenye uko asenga, amenye uko arwana intambara ye y'umwuka. Mwuka wera ngaho korana nanjye, fungura amatwi ya buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke. Unyumva wese fungura amatwi ye abashe gusobanukirwa, fungura umutima we ubashe kwakira. Hanyuma nyuma y'ibyo ukuze kwizera kwa buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke. Urakoze Mana, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, amen. Wagize neza kuza hano, uri ahantu hakwiye, uri ahantu utazigera wicuza. Noneho wibuke ko Yesu yavuze ngo ufite inyota wese naze anywe. Hano haza umuntu ufite inyota, ufite ubushake bwo kumenya, udashobora kurambirwa kwiga no gusobanukirwa. Kuri babandi rero bagira ubunebwe bwo kumva kandi Satani aba yaravunaguriye ibiti mu matwi yabo, bizajya bibagora kutumva. Ariko ndagusengera wowe kugira ngo Umwuka wera aguhe kunyumva mu izina rya Yesu, kugira ngo ubashe kubohoka, imbaraga z'umwami zikubohore. Ubugingo umuntu w'imbere atungwa n'ijambo ry'Imana, agatungwa n'amasengesho. Umuntu w'inyuma witwa umubiri afite ibimutunga. Nk'uko ubona umuntu w'inyuma ari we mubiri, iyo amaze gatatu atarya acika intege, wamara karindwi ndetse bamwe akaba yapfa. Amaze iminsi 7 atarya ku manywa na nijoro, cyangwa se ikagera ukaba wapfa utakibasha kuvuga. Biratangaje rero kuba umuntu yamara iminsi 2-3 atumva ijambo ry'Imana. Uwo abananutse mu bugingo, nta mbaraga bafite mu buryo bw'umwuka. Uwo nguwo abarozi, atari ubuntu bw'Imana bumukingiye, amashitani yamumira bunguri, abadayimoni bamurya, abadayimoni bamwica, abarozi bamurya. Rero uri hano kugira ngo wakire ibyubaka ubuzima bw'imbere
byubaka wowe w'imbere, byubaka wowe w'ubugingo, bikubaka wowe w'umwuka, noneho wowe w'ubugingo, wowe w'umwuka ukaba umunyembaraga, ukaba umunyamaboko, ukaba umuntu ufite ubushobozi n'ubudahangarwa, wa muntu amashitani adashobora gukiniraho. Bibiliya ivuga ngo nuko mwubakwe muhinduke nk'amabuye mazima, hanyuma mu inzu y'umwuka. Mu mwuka rero Imana ijya yubaka abantu bayo ikaguhindura nk'ibuye, hanyuma mu isi y'umwuka ukisanga warahindutse inzu y'umwuka ku buryo nta myuka iyo ari yo yose yakuvogera. Ibintu bitatu rero tugiye kuvuga ngibi. Icya mbere, mu isi y'umwuka, mu gice cy'ubwami bw'umwijima, iyo wagize ibyago ukaba udasenga cyangwa se uri mu bintu by'Imana udasobanukiwe, uri impumyi, ukiri umubebe mu mwuka, ukagira ibyago, hagafatwa icyitwa izina ryawe, hagafatwa icyitwa izina ryawe rikajyanwa ku gicaniro, rikarambikwa ku bicaniro by'abadayimoni. Umurozi cyangwa umupfumu akaba afite izina ryawe, birahagije kugira ngo akonone, birahagije kugira ngo aguhereze amashitani, aguhereze imyuka y'abakurambere ibashe kukudomina. Ibi rero tubihishura kugira ngo kubamaze kugenda mumurikirwa n'umucyo wa Kristo. Igihe utangiye gusenga ujye wibuka no gusengera izina ryawe. Izina ryawe rihumanuza amaraso ya Yesu Kristo. Izina ryawe rihanagureho imitongero ukoresheje amaraso ya Yesu Kristo. Twigishije intwaro enye twebwe twahawe n'Imana dukoresha mu isi y'umwuka zigakora ibitangaza. Wowe utarumva icyo cyigisho, genda ukirebe, umanuke hepfo muri Senga Ubohoke, urabona icyigisho kivuga ngo intwaro enye twahawe zibasha gukora ibitangaza cyangwa se zikora ibikomeye. None mu ntwaro twahawe rero, igihe izina ryawe ryashyizwe ku bicaniro by'abadayimoni, rikamurikwa kwa Satani cyangwa se rikajyanwa mu bapfumu. Wumve, iyo tuvuga Satani akoresha hano mu isi, agira abantu bane, abantu b'igiciro bitanu akorana nabo imirimo yose kugira ngo isohozwe ya Satani bica muri abo bantu. Twavuze ko icya mbere kugira ngo Satani akore bimusaba igicaniro, kabiri bikamusaba umupfumu ari ugereranywa n'umutambyi, gatatu bikamusaba kugira ngo abe afite umukonikoni, aba afite umukonikoni, kandi aba afite uwitwa uwo Bibiliya yise umucunnyi. Abo bantu aba afite nabo bita abashitsi, umushitsikazi cyangwa umushitsi. Abo bantu nibo Satani acamo akoresha kugira ngo imirimo ya Satani isohozwe mu isi. Bimusaba kugira ngo aba afite umupfumu, aba afite umurozi, aba afite umukonikoni, aba afite umucunnyi. Abo ngabo rero ashobora kuba umurozi, ashobora kuba yanaroga ari umuntu wambaye costume, ari umuyobozi, ari umuntu w'umusirimu, umuntu wiza kaminuza cyane, akagera no mu rwego rwa dictora cyangwa akanarurenga. Ntabwo rero bamwe bazi yuko abarozi ari abantu baciriritse, ari abantu b'abakene gusa, kuko umurozi ni umwuka. Iyo tuvuga kuroga ni mu mwuka, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri. Noneho rero sasa, iyo izina ryawe ryashyizwe ku gicaniro, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe buba bufitwe mu isi y'umwijima. Reka dusome Bibiliya turebe icyo izina rivuze mu mwuka. Ubundi ijambo izina Bibiliya irivugaho inshuro 562. Izina Bibiliya irigarukaho inshuro 562. Ubwo rero urumva izina ni ikintu gikomeye. Izina niryo rihetse destiny y'umuntu. Izina rihetse ahazaza h'umuntu, rihetse icyo umuntu agomba kuba cyo, rihetse mbega fitire yiwe. Reka rero dusome ubyumve. Hano ndasoma umurongo umwe gusa, ariko ubwo iyo mirongo yose mvuze
cyangwa se iyo mirongo yose mvuze igera izo nshuro zose mvuze ziri muri Bibiliya, ni ukuvuga ngo ushaka gusoma izina waribona mu inshuro 562. Urumva rero ntabwo ibyo byose twabisoma, turasoma icyanditso kimwe gusa hanyuma dusobanure. Ngo aramubwira ati Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu, ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho umugisha. Arongera aramusubiza ati nta mugisha wansigiye. Urumva hano uwanditse cyangwa se uyu Esawu yasobanukiwe yuko izina ari ryo muntu. Izina ni ryo muntu, ni ukuvuga ngo kumbe wowe izina ni wowe. Niyo mpamvu izina iyo uri ku bicaniro by'abadayimoni, iyo ryatwawe mu bapfumu rikagera ku mupfumu mwiza ufite imbaraga za shitani, rikagera ku mupfumu utari mwesikoro, ari umupfumu wa wundi ko kuhagarariye Satani, izina ryawe rikagera ku bicaniro by'umupfumu, ni ukuvuga ngo abagufite mu isi y'umwuka baba bagufite. Iyo izina ryawe ryamuritswe kwa Satani, ryamuritswe rikajyanwa mu bapfumu, rikajyanwa ku bicaniro byo mu bapfumu, mu mwuka baba bagufite. Kuko wumvise ijambo ryavuze ngo aramubwira ati Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu, ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha. Kumbe aho ngaho turabona ko umuntu ashobora no kugukuraho ubutware. Abarozi bashobora kugukuraho ubutware wari ufite, bashobora kugukamuramo imbaraga, bakagukuramo imbaraga zo gusenga, bashobora kugukamuramo imbaraga zo kwizera, bashobora kugukuramo imbaraga zo gukiranuka, bashobora kugukuramo imbaraga z'ubutunzi, bashobora kugukuramo imbaraga z'iki, imbaraga z'ubwoko bwose ziba ziri mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo rero izina ni ryo muntu. Izina ubaye udasenga, utegera Imana, mbega muri ibyo bice bibiri twavuze ukaba utagira aho ubarizwa, ntubarizwa mu gice cya Satani, nta nubwo ubarizwa mu gice cy'Imana. Ni ukuvuga ngo ntuzi Satani, ntumukorera, nturi mu maboko ye, ntuzi n'Imana, ntuyikorera, ukaba urimo hagati no hagati. Hanyuma ukagira ibyago, hakagira umuntu ufata amazina yawe akayajyana mu bapfumu. Wowe rwose atari imbabazi z'Imana zikuriho, atari urukundo rw'Imana rukuriho, ubuzima bwawe buba buri kuzimu, ubuzima bwawe buradominwa. Noneho rero mbere yuko nkomeza, reka dusengere iki ngiki. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, buri wese wafashe izina ryanjye akarijyana mu bapfumu, mu isi y'umwuka, bakaritongera, bakaribohesha ibibazo, bakarizirikisha inyatsi, bakaribohesha imyaku, bakaribohesha imikoshi, bakaribohesha icangiro, mu izina rya Yesu Kristo ndatura ngo amaraso ya Yesu Kristo yuhagira izina ryanjye, ankureho imikoshi yose bohera iyo batongera ku izina ryanjye, iyo batongera ku buzima bwanjye. Izina rya Yesu Kristo ndi mu mwuka, mfasha amaraso ya Yesu Kristo mpanaguye iyo mivumo yose yoherwaga ku mazina yanjye, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Mfasha amaraso ya Yesu Kristo, nyahumanuje izina ryanjye, natuye ku izina ryanjye rihumanuwe n'amaraso ya Yesu Kristo, rikuweho imivumo, rikuweho imyaku, rikuweho imikoshi, rikuweho icyangiro, rikuweho igisuzuguriro, rikuweho ubukene baritongera, rikuweho gutsindwa baritongera, gukererwa. Ibyo byose bihanaguye ku izina ryanjye, nkoresheje amaraso ya Yesu Kristo yeza ibyaha kandi agahumanura umuntu. Urakoze Mwami kumumanuye, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Niba wizeye ayo magambo uvuze, wowe izina ryawe rigize gute? Rirabohowe, izina ryawe rirejejwe, rikuweho imivumo yose. Noneho rero n'ubusanzwe ujye ukomeza usenga mu gihe nyine
ushaka ko izina ryawe rikomera, ushaka ko izina ryawe rigera kure, ujye usengera izina ryawe, uritandukanye n'imivumo baryohera, urikure ku bicaniro by'abadayimoni, izina ryawe rizagukomera. Wibuke ko amwe mu masezerano Imana itanga yabwiye Aburahamu ngo nzogeza izina ryawe. Umwami Yesu yeze izina ryawe, anaryogeze mu izina rya Yesu. Dukomeje ku cya kabiri. Icya kabiri kindi iyo kiri mu isi y'umwuka, icya kabiri kindi iyo kiri mu isi y'umwuka ni icyitwa ifoto. Ifoto ugize ibyago, ifoto yawe ikajyanwa mu isi y'umwijima, ikajyanwa mu isi y'umwijima, igashyirwa ku gicaniro cya Satani. Ni ukuvuga ngo wowe ubuzima nabwo baba babufite. Ntabwo waruzi impamvu abapfumu, abarozi baka amazina bakaka n'amafoto. Ntabwo warubizi. Uyu munsi ugiye guhishura, urabisobanukiwe, umenya byinshi. Twifashishije Bibiliya rero tugiye kureba agaciro k'ifoto, ifoto y'umuntu mu isi y'umwuka. Ifoto ifite ikintu ivuze gikomeye cyane. Mu isi y'umwuka ifoto y'umuntu ni umuntu. Ni ukuvuga ngo ubonye ifoto y'umuntu mu isi y'umwuka, bayibonye mu gice cya Satani, umuntu ifoto yageze ku bicaniro by'abapfumu, ikajyanwa ku mupfumu mwiza, ukaba uri umuntu udasenga Imana, utazi Imana, ndetse utasanzwe unakorera Satani ngo ube warazamuye mu zindi ntera. Kuko buriya Satani nta n'imbabazi agira. Iyo wowe uri umuntu utamukorera cyane ngo ube waragiye ngo winjirane mu masezerano ye 100%, ugurisha ubugingo bwe, ugere ku rwego rwo kuzajya utanga ibitambo by'amaraso, hahandi utanga amaraso y'abantu biwanyu. Iyo utaragera kuri urwo rwego, wowe ukiri muri rwa rwego rutanga ibitambo by'inkoko, ihene, utuntu nk'utwo, wowe ushobora kuba ibiryo bya wa wundi umaze kuzamuka mu ntera zo mu nzego zo hejuru utanga ibitambo. Nuvuga ngo rero ubaye uri umurozi nawe uciriritse, utarazamuka ngo ugere mu ntera, nawe ukagira ibyago by'uko ifoto yawe bayifata bakayitwara kuri wa murozi wa wundi Gaeza, mupfumu Gaeza, kuko baraba mu nzego, bakurya wapfa igihe cyose utarazamuka mu ntera. Nuvuga ngo rero ifoto ni ikintu gikomeye mu isi y'umwuka. Nuvuga ngo ufite ifoto ubasha gukora ikintu wifuza. Urugero rwa hafi tujya tubona abubaka amazu. Ugiye kubaka inzu ndende abanza gushushanya ifoto y'inzu yifuza. Noneho kuko abanza gushushanya ifoto cyangwa se gukora ifoto y'inzu yifuza ariyo plan, akaba yakubaka inzu akurikije uko ya foto ayireba. Uko niko bigenda mu isi y'umwuka. Iyo ufite ishusho cyangwa ifoto y'umuntu mu isi ya kirozi, umurozi akurikije uko akubona abasha guhindagura ubuzima bwawe, akabukontorora biciye kuri telekomande. Abasha kuboha ubuzima bwawe bwose, impande zose z'ubuzima bwawe, iyo afite ifoto iri ku gicaniro ciwe cy'imbaraga z'abadayimoni. Reka rero kugira ngo wumve ibi bintu neza ubisobanukirwe, reka dusome ibyanditswe tubona hano mu gitabo cya Yobu. Dusome ibyanditswe tubona mu gitabo cya Yobu, ibyanditswe tubona muri Yobu igice muri Yobu igice cya 4 n'umurongo wa 16 ishusho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo
aho ariko nyoberwa uko ishusho ye isa. Imbere y'amaso yanjye hari ikintu, habaho ituze, maze numva ijwi rivuga ngo mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Reka nsome uwundi murongo nanone tubona muri Yakobo kugira ngo bigendere icyarimwe. Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 11 handitse ngo kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa ryumisha ibyatsi uburabyo bwabyo bugahunguka, ubwiza bw'ishusho yabyo bukabura. Uko niko umutunzi azumira mu nzira ze zose. Reka nongere nsubiremo uno murongo ngo kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa ryumisha ibyatsi uburabyo bwabyo bugahunguka, ubwiza bw'ishusho yabyo bukabura. Mwumvise iby'iri jambo? Ubundi ishusho niyo foto. Noneho ijambo ishusho turibona muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera inshuro 19. Bibiliya yose ijambo ishusho rikagaruka muri Bibiliya inshuro 56. Urumva ishusho ni ikintu gikomerera, ishusho niyo foto. Numva ngo rero iyo umuntu afite ishusho yawe abasha gukora, abasha kuguforoma uko agushaka mu isi ya kirozi. N'Imana irema umuntu yaravuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Noneho ubwo Imana kuko yari yizi uko iteye n'uko isa, yifashisha uko yibona, yifashisha uko iteye, bituma ikurema, bituma indema. Nongere mbisubiremo. Imana ishaka kurema umuntu yifashishije ishusho yayo, iravuga ngo reka ndeme umuntu mu ishusho yanjye. Noneho rero sasa nuvuga ngo kuko yari yiyizi uko iteye n'uko isa, ifata ya shusho yayo itangira gukora ikintu cyitwa umuntu, irakizana kigaragaza ishusho. Nukuvuga ngo rero umuntu iyo ufite ishusho ye ubasha kuremamo uwundi muntu wifuza. Umupfumu afite ifoto yawe ashobora kuremaho pararizi, ashobora kukugondagonda akaguteza inyondo akayiguhekesha, ashobora kukudeforoma uko abyifuza igihe ifoto cyangwa ishusho yawe iri ku gicaniro. Hari amasengesho rero abacenewe yo gusenga ukura ifoto yawe cyangwa ishusho yawe mu isi y'umwuka ahantu hose iri, ukayihamagara. Iyo uyihamagaye mu izina rya Yesu Kristo, ifoto yawe iraza mu isi y'umwuka. Cyangwa se iyo ureka ijambo, menya ngo isi y'umwuka kugira ngo ikore ibyo ikora byose bica mu ijambo. Reka ngarukira aho ngabyo nzagaruka nzabisobanura neza. Noneho muri Yakobo hano igice cyaho cya mbere wumvise ko uyu murongo wavuze ngo kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa ryumisha ibyatsi uburabyo bwabyo bugahunguka, ubwiza bw'ishusho yabyo bukabura. Kumbe umuntu afite ifoto yawe ashobora kugukuraho ubwiza bwose ubwo wari kuzagira bukabura. Ubwiza bw'umubiri wawe ashobora kubwonona. Afite ishusho yawe ashobora kukwambika maske ya kirozi, wajya ugenda uri umukobwa
ntumenye ko wambitswe ishusho y'inzoka, ishusho y'inyamaswa cyangwa ishusho y'umukecuru mu mwuka. Mu mubiri rero abantu wowe ushobora kwibona ukibona ko nta kibazo ufite, ariko abafite amaso y'umwuka bajya bakubona bakakubona wambaye mu maso h'injangwe, wambaye mu maso h'impyisi, wambaye mu maso h'umukecuru w'imyaka igera mu 100, wambaye mu maso h'imbwa. Barakwambitse iyo yindi shusho, kuko mu isi y'umwuka baba bafite iki? Ishusho yawe cyangwa ifoto yawe. Noneho bwa bwiza bwawe bukayeyuka, bwa bwiza bwawe ntibugire icyo, ntibugaragare. Nuvuga ngo rero hari ubwo bwiza bugaragara busanzwe bw'umubiri bw'uburanga. Mu isi y'umwuka bashobora kugukuraho ubwiza bwose bukurimo, ndavuga za mpano zikurimo. Iyi foto yawe iri ku gicaniro cy'abapfumu, bashobora kugukuraho impano zose arizo zigomba kukugenga, arizo zigomba kuguha agaciro, zikaguhesha agaciro. Reka nkubwire, buriya ubwiza bw'inyuma yego burakenerwa, ariko bukenerwa gake cyane. Wabuha agaciro nka 2% cyangwa 3%. Ubwiza bw'imbere bwo nibwo wabukenewe. Iyo tuvuga rero ubwiza bw'imbere, tuba tureba n'ubwenge bw'umuntu, ubwo bwa bwenge karemano, bwa bwenge bw'ubumana Imana yaguteretsemo, ubwenge bwo kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga, ubwenge bwo kumenya uko ubana n'abantu n'uko ugendana n'abantu, ubwenge bwo gushakisha ibigutunga, ubwenge bwo gutuma wamenya umuntu mbere y'uko akumenya, ubwenge bwo kumenya uko usubiza ukubajije. Ibyo nibyo bya mbere tuvuga ngo ubwiza bw'umuntu. Ubwenge cyangwa se kugira umutima mwiza, umutima udashaririye, umutima utagira ubukana nk'ubw'inzoka, umutima wera. Nuvuga ngo ibyo ubwo bwiza bw'umuntu w'imbere umurozi ashobora kubugukuramo bwose igihe afite ifoto yawe. Noneho sasa nk'uko iki cyanditse cyavuze ngo ishusho yabwo irabura, noneho ya shusho y'ubwiza wari ufite waremanywe n'Imana bugashira neza. Imana irema umuntu yaratunganye, nta munaba afite, nta cyaha afite, nta kizingana mbafite, ari umuntu utunganye. Ariko isi yaje kugenda ihumanya ishusho ye, irayangiza, wa muntu atakaza ishusho y'ubumana. Imana irema umuntu yari mu ishusho yayo asa neza, mu mwuka asa neza, ariko agenda ishusho ye ihindana, cyangwa ifoto ye igenda ihindana isa nabi. Nuvuga ngo rero igihe mwisi yakirozi bafite ifoto yawe, babasha kugukuraho ubwiza bwose bw'ubumana, bashobora kugukuramwo impano zose Data twese wo mu ijuru yaguhaye, bashobora kukwiba buri nyenyeri yose iri mu buzima bwawe. Tuzagaruka ku cyigisho cy'inyenyeri, tugisesengure neza, tugisobanure neza. Icyo cyari icya kabiri. Icya gatatu rero tugiye kuvuga, mu isi y'umwuka kindi nanone. Iyo nanone ariko tutaragira kuri icyo cya gatatu ari cyo cya nyuma, ndagira ngo nkucishe mu isengesho riba rimeze nka deliverance. Vuga ute: mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, ndi mu mwuka kakanya. Umuntu wese ufite ifoto yanjye akaba yarayijyanye ku bicaniro by'abapfumu, akayijyana kwa Satani, agambiriye kunyonona no kunyangiza, agambiriye kunteza inyatsi, ubukene, indwara, icyangiro, gutabwa n'ibindi bibazo byose byo mu isi, mu mbaraga z'umwuka wera ndatura kugira ngo ifoto yanjye iveyo mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo hamagara iyo foto. Mu izina rya Yesu ndahamagara ifoto yanjye, nyikuye ku bicaniro by'abapfumu, nyikuye ku bicaniro by'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Yindi shusho yose bashakaga kunyambika ndayiyambura mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bashakaga kunkoreraho bifashishije ifoto yanjye ndabisenya mu izina rya Yesu, ndabisenya mu izina rya
Yesu ndabisenya mu izina rya Yesu. Ibyo bashakaga gukorera ubuzima bwanjye, imibereho yanjye, bifashishije ifoto yanjye bafite ku bicaniro byabo, barambitse ku bicaniro by'inzoka, ibicaniro by'uduhu, ibicaniro by'abadayimoni, ibicaniro by'imyuka mibi, ibicaniro by'abazimu, ifoto yanjye nyivanyeyo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nibongera gutekereza kugira umuhango n'imigenzo bakorera ku ifoto yanjye, ubugingo bwabo bavemo bapfe mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Amen. Wowe usenze iryo sengesho urabohowe mu izina rya Yesu Kristo, uhawe ubuzima, ifoto yawe kuwe ku bicaniro by'abadayimoni. Ayo niyo ryo sengesho twita isengesho ry'iki rya deliverance. Uba ukeneye kuyoborwamo n'umuntu w'umunyamwuka uzi isi y'umwuka. Ikindi rero sasa tugiye kuvuga kindi cyaba kiri ku gicaniro cy'abadayimoni ugahura n'akaga, ni ikintu cyitwa umwenda. Umwenda wawe, umwenda wawe wafashwe ukaba uri ku bicaniro by'abadayimoni, ukajyanwa kwa Satani, ukajyanwa mu bapfumu. Ndagira nkubwire ngo ubuzima bwawe ubaye uri wa muntu urimo hagati no hagati, ntukijijwe, nta nubwo uri n'umupagani weruye ngo ubu wa Satani burundu ukorera Satani. Tandukana n'abantu bakorera Satani batabizi, kuko hari abantu bakuba bakorera Satani batabizi akaba yigaragura mu byaha. Ariko ndavuga ukorera Satani abizi, ni wa muntu ugenda akagurisha ubugingo bwe kwa Satani, agakorana amasezerano na Satani yuko agiye kumukorera uwo muntu. Noneho sasa nturi uwo nguwo rero, ahubwo wowe wibera mu byaha gusa, mu by'isi, winezeza, wishimisha, uryoshya nyine ibyo bya bindi mujya muvuga ngo ni ukurya ubuzima. Nyine urimo urarya ubuzima, ubwo buzima bwawe urimo uraburya, urimo urabuhekenya uko ubuhekenya niko amaherezo uzaba urangiza ugapfa nabi, kuko nyine urihekenya, urirya, urimo urabyita kurya ubuzima, uri kwirya ubwawe. So rero umuntu nk'uyu rero ni uvuga ngo uteye gutyo, iyo agize ibyago akagira umuntu umwanga akamugirayo, agashakisha umwenda we akawutwara akawujyana mu bapfumu. Wenda intego ari ukugira ngo ntuzashake, ntuzubake urugo, ntuzagire icyo ugeraho, ntuzatunge, ari ukugira ngo wenda upfe urupfu rutunguranye. Ibyo bintu byombi uko ari bitatu biri ku bicaniro by'abadayimoni. Inkuba barayigukubitisha abarozi bigakunda, uko wajye kumva ngo inkuba ikubise umuntu, abantu bakagira ngo ni inkuba koko isanzwe iriya y'imvura y'Imana, kumba ari inkuba ya kirozi. Tuzagarukaho tubisobanura ibyo bintu byose, tubisobanura. Inkuba ya kirozi barayigukubitisha ikakwanura rwose. Icya kabiri, ibyo bintu biri kuri ibyo bicaniro ubaye uri umuntu udasenga, ndakubwiza ukuri, ihembe bararyohereza rikaza rikagusatura, rigakubita, rikagukuramo umutima, ugapfa urupfu rutunguranye rwa kirabiranya. Icya gatatu, nuvuga ngo umuntu ashobora kuguteza impanuka ikaza bururupa, ugasanga zimwe mu mpanuka zimwe mubona zitegurwa ku bicaniro by'abarozi, zitegurwa ku bicaniro bya Shitani. Ubwo rero umuntu afite umwenda agutegurira iyo mpanuka ikaza ikakwanura. Rimwe muri ibyo byombi bitatu uko navuze, iyo uri umuntu mbega uba mu isi utazi isi urimo iyo ariyo. Hari abantu bari mu isi batazi isi barimo, batazi n'ibiyeberamo, ari abantu bagenda buhumye, babandi Yesu yavuze abwira abafarisayo avuga ngo mwebwe muri impumyi, kandi impumyi irandasi, indi zombi zigwa mu mwobo. Hari abantu bagenda mu isi gihumye. Umuntu nk'uwo rero nuvuga mu isi y'umwuka, ubayeho yidamarariye gusa, atari ubuntu bw'Imana bumukingiye, uwo muntu ashobora kugira gute? Ashobora kurangira burundu. Reka nkwereke rero imbaraga ziba mu mwenda. Umwenda buriya uba mu imbaraga zikomeye cyane. Reka wenda duhere hano muri Matayo igice cya 9 n'umurongo wa 20. Handitse ngo, nuko hari umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, amuturika inyuma, amukora ku ncunda z'umwenda we. Amukoze ku ncunda z'umwenda we, ngo kuko yibwiraga ati ninkora umwenda we gusa ndakira.
reka ngarukire muri iryo jambo. Urumva uyu mugore yarazi ibanga riri mu mwenda. Umwenda uba mwimbaraga z'umuntu. Umwenda uba mwimbaraga z'umuntu uwo ari we wese. Iyo uri umuntu uboshywe n'abadayimoni, umwenda wawe uri mwimbaraga z'abadayimoni. Reka mvugane n'abandi mukunda kwambarana rero, gutirana imyenda kwambarana. Nuvuga ngo rero igihe wambaye umwenda w'umuntu ushobora kwakira imbaraga zari ziri muri wa mwenda we. Ushobora kwakira niba uwo muntu aboshywe n'inyatsi, niba uwo muntu aboshywe n'umwaku n'imikoshi, direct bya bindi biri mu mwenda we bihita bikujyaho. Umwenda uhetse imbaraga z'umuntu. Ntabwo ibingibi byakozwe byari umwenda wa Yesu gusa. Reka turebe n'umwenda w'umuntu utari Yesu ko hari abigeze kuwukora. Tubona kandi tutaranabisoma, ndumva kubasomyi babiriya murabizi. Ijambo rirambwira ngo igihe noneho ngo abantu bajyanaga ibitambaro bakabikoza ku mubiri wande wa Pawulo. Noneho babikoza ku mubiri wa Pawulo, noneho abarwayi bakagenda bagafata ya myenda bayishyira ku barwayi, abarwayi bagakira. Niko icyo cyanditswe kivuga. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari Pawulo gusa. Muri Bibiliya tubona nanone undi muntu w'Imana. Tubona undi muntu w'Imana. Reka kugira ngo ubanze usobanukirwa iri jambo mvuze, reka dusome hano Itangiriro 3:9-12. Ndaza kugaruka ku mbaraga ziba mu mwenda. Ahangaha icyo ngere gusobanura nuko nyine umuntu iyo afite umwenda wawe aba gufite. Iyo afite umwenda wawe abagize gute? Aba gufite, kuko umwenda uba urimo nyir'ubwite. Reka dusome twifashisha icyanditswe kiri mu Itangiriro 3:9-12. Handitse ngo uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga, arasohoka. Umva noneho iyi nkuru murayizi. Uyu ni Yozefu muka Potifari ngo yafashe umwenda wa Yozefu. Afashe umwenda wa Yozefu, ako kanya uwo mugore yifuzaga yari yafite irari yararikiye inde? Yararikiye Yozefu. Ako kanya Yozefu aramwishikuza, amwishikuje umwenda warawusigarana, ngo hanyuma Yozefu aragenda. Muri uko kugenda igihe umwenda we yarawusigaranye, umugabo atashye aramubwira ati dorere wa mukozi wazanye mu rugo, wa mugaragu wazanye mu rugo. Nagiye nkubwira kenshi gashoboka, uyu munsi yaragiye kumfata ku ngufu. Dore ikimenyetso ngo uyu mwenda. Umwenda wabaye ikimenyetso cyatumye inde? Yozefu afatwa. Umwenda wabaye ikimenyetso simusiga cyatumye Yozefu afatwa, ashinzwe ibyaha, arabifungirwa. Nuvuga ngo rero umwenda wawe mu isi y'umwuka bawufite, baba bafite wowe. Bashobora kukugenza uko babyifuza, bashobora kukwangiza. Yes, uhereye umunsi wa none ndi kuguhumura kugira ngo umenye uko witwara nuko wifata. Noneho wowe ucane ku maso, ucane ku maso, amaso yawe ahweze abashe kubona. Ndi guhumura ibitekerezo byawe, ndi guhumura wowe w'imbere. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo mube maso musenge, warubizi ko ari gukanura byo gukanura by'aya maso y'inyamabora? Gukanura ko mu bitekerezo, gukanura ko gukanura, cyangwa se kuba maso ko kuba maso ko mu mutima no mu bitekerezo. Noneho rero reka turebe ukuntu umwenda, nyine dukomeze turebe ukuntu umwenda ushobora guheka ibibi cyangwa ugaheka ibyiza. Umwenda w'umuntu. Turashimira leta yacu
yaciye caguwa. Mwebwe mukunda kwambara ngo caguwa ngo ni original, ugasanga abakobwa mugiye muguza amakariso aba yarambawe n'abazungu hariya yantuza y'amacaguwa. Ntimuzi ngo wenda imyuka abo bazungu imyuka yari barimo n'abadaimoni bari babarimo, ugasanga wambaye. Ni gute se mutakwangirika? Ni gute mutakononekara? Ni gute irari ry'ubusambanyi ritakubana ryinshi ubaye waraguze ikariso y'indaya yicuruza muri Amerika cyangwa yicuruza nawe ukaza ugashyiramo direct uwo mwuka ugomba guhita kwinjira. Umwenda uhetse ibintu byinshi cyane. Reka rero dusome iri jambo tubona mu Bami ba mbere igice cya 19 n'umurongo wa 19. Ndakwereka ukuntu umwenda ushobora kuburimwo imbaraga zidasanzwe. Abami ba mbere igice cya 19 n'umurongo wa 19 ngo nuko ava yaragenda asanga Elisa mwene Shefati ahingisha inka zizirikishijwe ebyiri mu 12 ahagaze ku murongo uheruka. Eliya akebereza aho aramusanga amunagira umwitero, maze Elisa asiga inka aho arirukanka akurikira Eliya. Aramubwira ati ndakwinginze reka mbanze nge guhoberana na data na mama mbone kukugarukira. Nawe aramubwira ati subirayo, hari icyo ngutwaye. Nuko arorera kumukurikira asubirayo yenda inka ebyiri, arazica atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo agaburira abantu bararya. Ahera ko arahaguruka akurikira Eliya akajya mukorera. Umvise izo nkuru? Eliya yarimo arigendagendera aca ku murima. Uwo murima wari uriho umugabo witwa nde? Elisha nonongo yari arimo arahingisha inka 12. Ntabwo bari baziranye namba, ntibari barigeze bamenyanaho. Nono Eliya afata umwitero we arawumujugunyira. Ntiyanamushuhuje ngo amubwire ati mwaramutse cyangwa mwiriwe. Yamujugunye wa mwitero. Ako kanya Elisha ahita imbaraga zimwinjiramo zimwumvisha ariko agomba gukurikira Eliya. Elisha atangira kumubwira ati ndakwinginze reka mbanze njye gusezera bene wacu niki. Undi aramubwira ati nakugize nte niki nagutwaye. Nuvuga ngo uyu Elisha ntiyamenye ibyabaye muri uwo mwitero. Hari harimo imbaraga zahise zikurura umutima wa Elisha yisanga akurikiranye Eliya amubera umukozi akazajya mukorera. Wabyumvise ko mu mwenda hari imbaraga zidasanzwe za nyirubwite. Mu mwenda haba harimo imbaraga za nyiri wa wundi wambaye. Zishobora kuba mbi, zishobora kuba nziza, ubisobanukirwe. Nuvuga ngo rero sasa izo mbaraga zishobora kuba mbi cyangwa nziza, nuvuga ngo rero zishobora kukwambara. Ushobora kwambara umwenda w'umuntu ugasanga ugize amavuta ye. Niba ari umunyamasengesho nawe ukisanga umwuka wo gusenga zamaze kukwinjiramo. Mu mwenda harimo ibanga. Imana ikubohore. Reka rero mfashe umwanya wo gusenga. Bamwe mu bakobwa rero usanga rimwe na rimwe baratwawe imyenda y'imbere, amakariso y'imbere barayabibye bakayatwara ku bicaniro by'abadaimoni, bakababohesha uburaya, bakababohesha uruzingo rukomeye. Ugasanga niyo ntandaro yo kutarongorwa kw'abakobwa, niyo ntandaro y'uburaya cyangwa se ingeso mbi bishoyemo kubera umwenda wabo watwawe w'imbere. Kuko umwenda wawe iyo watwawe mwisi y'umwuka, ndavuga ku mukobwa yari umwenda w'imbere bamutwaye, igitsina kiwe baba bagifite, imyanya y'ibanga yiwe ibifitwe muri iyo si y'umwijima. Kabone n'ahinja kagahinja bakagatwara umwenda w'imbere. Imana rero ikubohore. Aturaya amagambo uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, buri mwenda wose wanjye wavanywe mu biganza byanjye ukibwa ugasahurwa ukajyanwa intego ari ukungirira nabi no kunyangiza, aho waba uri hose nitandukanyije nawe mu izina rya Yesu Kristo. Sinkurimo mu izina rya Yesu Kristo. Mwenda w'imbere mayo
ishati, ikanzu, ipantaro, isogisi, umwenda wose, ijaketi, mu izina rya Yesu, umupira nitandukanyije na buri mwenda wose nabuze wajyanywe ku bicaniro by'abadayimoni, wajyanywe ku bicaniro by'abapfumu, wajyanywe kwa Satani, ari nge batagetinga, nitandukanyije nawo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ndabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, niba wataye magambo nawe wizeye urabohotse. Reka dusoreza ahangaha. Ubaye rero wadukurikiranaga utarakora subscribe ari ubwa mbere, dukorere subscribe, dukorere share, sangiza abantu kino kiganiro cyangwa se zino nyigisho wizihererana. Nanjye simba nashatse kubyihererana. Ibi murabizi ko buri bumenyi bwose busanzwe bwa hano mu isi murabugura, mujya mu mashuri mukagura ubwo bumenyi, arizo za minerivare mutanga. Rero twebwe ijambo ryaratubwiye ngo mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubundi. Tuba tubibahereye ubuntu, ubumenyi nawe busangiza abandi. Ikindi tugusaba, kora subscribe. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Impamvu yo gukora subscribe nuvuga channel ihita iba muri telefone yawe. Noneho iyo wakanze kukazogera tugashyiraho ikiganiro cyangwa tukaba twagezeho, bahita YouTube ihita ikumenyesha yuko ikiganiro cyagezeho. Ikindi kandi ibyo waba waribagiwe mu bwonko bwawe ni hatoya, ntabwo hakwibuka ibyo tuba twigishije byose. Ushobora igihe wumva wongeye gushaka kwibuka ibyo twigishije warabyibagiwe, uhita ujya kuri channel direct, utiri ujya kusacinga izina rya channel, ugahita utubona mu buryo bworoshye. Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha. Uwo mwari kumwe ni Pastor Justus. Yesu abahe umugisha, Yesu abagirire neza. Mudukeneye mwatubona kuri nimero, mugiye mugasacinga mwabona nimero zacu aho ngaho ziba ziri hepfo. Imana ibagirire neza, Imana ibarwanirire. Turi kumwe nakagaruka. Shalom shalom, shalom shalom.